tunejejwe nuko twatashye ubukwe. Ubukwe bwatangiriye muri Edeni burakomeza muri iyi si yacu, na n'uyu munsi natwe turi hano duteranijwe n'abavandimwe. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Byarabagoye gutegura ubukwe, niko na Yesu ari gutegura, bahari natwe tuzabeyo. Ngaho nimuze mwese twitegure tuzataha ubukwe bw'umwana w'Imana. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Imigisha myinshi muzabyareka nimwororoke, kandi muzagira amahoro iwanyu, amahoro meza ava ku Mana. Ariko twongeye kubabwira muzagire Imana nyambere. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Mbega uburyo bizaba ari byiza twicaye mu ijuru turi benshi, umwami Yesu atubereye umukwe natwe turi abageni be. Mbega uburyo bizaba ari byiza